mwandiko so buretse gato twinjira mu mwandiko rero mu kwinjira mu mwandiko turawinjiramo gutya tugira duti urukumva ibihe byiza kuri mwe mwakoze subscribe kuri Kasuku Media TV uyu ni umuhungu w'abanyarwanda Jess kwizo wabipanga icyogere mu nkuba umwami w'abagore banyarwanda kazi mbanje kubasuza mbifuriza amahoro y'Imana nyagasani gukomeza kubana namwe aho muherereye hose ubu tuvugana maginga ya ngaya ari abantu babiri umwe atuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ni umusore ndetse n'umudamu uvuye muri gereza nkuru ya Mageragere akaba akimara kuvayo ngo yarafatiranywe ngarasambanywa mu buryo bukomeye cyane baramwijeje amafaranga ndetse n'utundi tuntu tuba ku mbuga nkoranyambaga akitwa ngo ni TikTok Universal ishobora kuba ihagaze nk'amadolari 500 y'amafaranga y'amafaranga ya Amerika akaba ari 700 by'amafaranga y'u Rwanda uyu mugore rero akaba arimo ararira cyane atakatakamba ngakeneye ubutabera bwo kugira ngo bamurenganure kugira ngo abashe kuba yahabwa iyo TikTok Universal ndetse n'uwo muhungu wamunyuze mu maguru mu buryo bwa online nawe ngo abantu bakabasha kuba bamumenya yuko ari umuhemu yamuhemukiye cyane so ubu tuvugana tugiye gukora icyo bita niba ari ubwunzi niba ari ukuvuga ngo nukongera kubahuza ariko ibyo bintu bigakemuka niyo kintu tugiye kujyamo ubu nonaha tuvugana mu majaji ndabafitemo umujaji bita Muzafaru cyangwa se Dumba ku mbuga nkoranyambaga ndabafitemo n'abatangabuhamya harimo uwo bita Muyovu ndetse n'abandi batangabuhamya baraza kuza kugenda biyongera umwanya rero tuwuhariye ikibazo gihashe so Congress n'uyu mudamu uvuga ko yasambanyijwe avuye muri gereza aho yarafungiye bagahita bamufatirana bakamusambanya so Congress komera cyane ntabwo nabura kuvuga Yesu mpangu babarira umuntu ukunda uri n'ikinyarwanda ni wowe kigoryi cya mbere cyabayeho ku isi cyambere yagenze gute se oya ntabwo nabura kuvuga gatonje ntabwo nabandi gusura mu kanwa kandi mu cyo ngoma guhumeka nanjye I'm telling you in English Congress nani yahageze wa muvandimwe mwakoranye ibyo mwakoranye ndagira ngo noneho udusobanurire neza uko byagenze wowe nawe uburyo mwamenyanyemo ndetse n'uburyo mwajyaga musambanamo online okay ego tubwire Kogre ikigoryi cya mbere cyabayeho reka abantu dusobanurire uko byarawe kuko wa muhungu akora utagenda sawa Congress twagiye Congress namukunze reka mu following ni ubwa mbere mu following Congress ngoma nkubona ariko ntabwo nari bwa following ariko Dumba mumbabarire mumpe ijambo mvuge ntagira umuntu mvugiramo ndabisaba kuri kwimana ntabwo tunya kuvuga nta muntu ongera kuvugiramo ego ngewe nitwa Umutoni Charlotte niyo mazina yanjye nari ntuye mu gihugu cya Kenya hanyuma inza hano mu Rwanda nje kubyara umwana wanjye wa mbere umugabo wanjye rero duherukana mfite indamezi 7 umwana wanjye yujuje imyaka 10 uyu munsi nukuvuga ngo ngeze hano mu Rwanda nahuye n'ikibazo gikomeye nyuma yo kugira ngo iminsi 40 umugabo yaramaye yo kugira ngo aze dufunga indoa igere ntaze mura n'ikibazo gikomeye mura n'agahinda gakabije yego vuga naribi naje hano kuri TikTok maze imyaka igera ku 8 yego narikingiranye mu nzu nasohoka mba mu nzu gusa numva nashaka guhura n'abantu numva meze nk'umuntu witereye icyizere hanyuma rero mera nk'umuntu wungiye hano kuri TikTok kuko ikintu cyatumye nza kuri TikTok
nari naragiye nca mu bahungu benshi hano i Kigali bambeshya nza kuvumbura ko bari abahungu bari abapfubuzi mukaryamana uyu munsi bugacya akagusaba amafaranga cyangwa mbere yuko mujya guhura akakubwira ibibazo afite wowe ukagira ngo wenda uri kumufasha ibibazo kumbi we niyo gahunda aje kugukuramo amafaranga ko niberaga mu nzu ntago nari nzi ko abapfubuzi baba i Kigali. Yego. Ubwo rero bigereza ku rwego hari igihe nigeze kubana n'umuhungu mu nzu noneho nyuma yaho nsanga aryamana n'abagabo agaryamana n'abagore. Ni bisexual. Yego. Noneho rero birandenga naje kuri TikTok meze nk'uwaho ari umugabo mwarabanaga gusa cyangwa ari umugabo wawe? Oya urumva twarabanaga mu nzu. Agusambanya nawe akamusambanya. Musambanya. Abi wanjye yego. Hari ibyo mwakoranaga? Yego nyine twarabanye imyaka 2 ari umugabo wanjye mu nzu ariko abi wanjye. Aryamana n'abagabo akaryamana n'abagore. Nyine hashize imyaka 2 tubana nibwo namenye yuko aryamana n'abagabo akaryamana n'abagore. Komeza. Hanyuma rero birandenga hari umudamu ushitangiye wambwiye ati hari ahantu umuntu ajya akaganira n'abantu bagahuza ibitekerezo nuko nageze ku rubuga rwa TikTok. Rwa TikTok rero ahubwo nsanga abantu bahari. Waje kuri TikTok uje kuruhura umutima? Nari nje nyine kuruhura umutima ameze nk'uhahungiye mageze nsanga TikTok nyine ni urubuga kugira ngo urubeho bisaba kuba ufite umunwa munini wo kuvuga. Yego urawucyase. Oya urumva rero ya myaka yose nibyo byose nari naraciyemo muri iyo myaka 8 urumva nari mfite ibintu mbitse mu mutima wanjye nyeneye gusohora. Yego. Witwa umuvandimwe wanjye rero uba muri Malawi akajya agasanga ndimo ndavuga nyine mvuga ibyanjye wakavuga ngo ndi umusazi ngo nabo nuzuye. Umuvandimwe wanjye muri Malawi witwa Gigi akajya avuga buriya ngo ndi umusazi ngo nago yuzuye aratangira himba inkuru aravuga ngo ngiye ngo nabyaranye ngo n'umugabo ngo umusaza ngo arangije ngo muri Kenya ngo mama deported kandi arabeshya ngo ngewe ngo umwana wanjye nabyaye ngo ni ikidebire amvuga inkuru noneho birandenga kuko urumva ikintu cyose umuntu yakora iyo amvugiye ku mwana byo bibindi bindi. Yego. Ubwo rero habayeho gusubizanya bikomeye turatakana. Ufite umwana w'imyaka ingahe? Umwana wanjye yujuje imyaka 10 uyu munsi. Murabana? Turabana. Okay, yego. Jess Kwiza komeza ubwira abantu bakunda combination ya Jess Kwiza na Dumba bagume badukandaho. Njewe nawe gusa. Ndimo ndabona mutarimo murakandaho kandi tubikeneye nabyo kuko iyi ni show itaraba handi. Ntabwo twaje hano kugira ngo mudushungere bimwe mushungera Godfather. Yego. Noneho Congress mu gihe uyu muvandimwe nawe aratangira kuvuga nkuko ubona yakubashye nawe uze kwihangana ntuze kumuvugiramo siko bimeze? Ntabwo ndi bumuvugiremo ngiye kubabwira inkuru yanjye kugera kuri uyu musore impamvu ibi bintu byose byambayeho. Yego. Hanyuma rero ubwo ngubwo uyu muvandimwe yaragiye nyine yinjizamo abantu uko ndi umusazi akajya agenda agahimba inkuru agashyiraho ngaho nisanga ndi gusubizanya nawe ku rwego rwo hejuru turimo turasebanya mu muryango kuko ni umuvandimwe wanjye papa wanjye na papa we baravukana. Yego. Noneho Godfather bigeraho biramurenga aradutumiza aravuga ngo nitwisobanure mu kwisobanura nabwo habamo ibitutsi bikomeye cyane noneho wakananyihakana akavuga ko nta kintu dupfana. Noneho ubwo icyakurikiyeho urumva ngewe kubera ko yari muri Malawi numvaga ko niyo namurega nta butabera nabona kubera ko hari torturing yankoreraga mu message akanyoreza message zikomeye ambabaza ambwira ngo nzapfa niyahuye ambwira amagambo menshi cyane ntabona ukuntu nasubiramo nuza kubishaka ndaza kubikoreza kuri telefone Jake Skizo. Yego. Ubwo rero cyabayeho ngewe urumva numvaga ko ari umuvandimwe wanjye nkumva ko nubundi na famille ntaga yiri hafi ngiduhuze ubwo dukomeza guhangana habayeho rero kuba we yarandushije ubwenge arandega amaze kundega rero amaze kundega ndagenda nditaba kuri ribu ndabasobanurira ibyo yandegaga byose ndabyemera kugeza mu rukiko nari naciye bugufi ndi kumusaba imbabazi ndi kugaragaza ko ngiye nirwaniriye mvuga ngo ntabwo nagombaga kumusubiza nsaba imbabazi aravuga ngo imbabazi zaramushiranye nta mbabazi atanga. Ubwo rero narakatiwe ngimageragere mara y'amezi 4 ntaye wa mwana wanjye mbana nawe
yego yanze yaravuze ngo yanze kuguha imbabazi avuga ngo imbabazi zamushyizemo yanze kumpa imbabazi kandi nawe atari umwere ndi kugaragaza ibitutsi yanukaga akanukira umwana ngo ni debile akavuga ngo mama ni umusazi nanjye nyine nkavuga ibyo ababyeyi be bakoze byose nyine twari twashyiranye hanze ikiganiro kirahari cyabereye kwa Godfather ariko kubera ko bakambwira ngo kuki utamureze nka mwana se ngiye numvaga ko ntarega umuntu uri muri Malawi numvaga ko ngiye nta butabera nabona bakambwira ngo wagombaga kumurega ngewe rero urumva ikintu icyaha cyamfashe nuko ntigeze ndega ntagaragaje ko nababaye ubwo rero ikintu cyakurikiyeho urumva naragenda akatirwa ngi mageragere umwana wanjye utagira se duherukana mfite indamezi 7 ndamusiga ndagenda ugura byumva ngigera mageragere amezi 4 yose nari ndi gutekereza ku kijyanye n'umwana wanjye n'ukuntu ubuzima buri buze kugenda kuko njya no kwitaba ribu nta nubwo nigeze mbwira wa mugabo ibintu byawe ndimo ndabikunda wibutse kurira kiratangiye ibi nibyo nanga oya muratangiye muting imfura idakosa muting imfura idakosa reka buretse gato tubwire rata urumva nta nubwo nigeze mbamagana n'uriya mugabo njya kwitaba ribu kuko ribu nayohereza izo message ziteye ubwoba umuvandimwe yanyoherezaga barambwandivuza na telefone turebe ko izo message zaturutse muri Malawi nuko nguko nzigejejeyo barambwira ngo reka ngo tugushyizemo ubwo ngubwo kuva uwo munsi umugabo ntabwo yigeze amenya irengero ryanjye urabizi ko iyo umuntu afunze muyovu muting iyo umuntu afunze kufite ubwoba bwa muyovu ugenda kuzi ntacecetse uvaka akamwevuriye abakibazo muyovu muting jeje uvuga umaninga imihanda barandi iyo mvuze avuga ndasaduka muyovu ndakumyutinga komeza rata madam iyo umuntu afunze ntabwo wemerewe guhamagara telefone yo hanze iyo ariyo yose kereka uwo mugabo wenda mwarasezeranye bigaragara ko mufitanye isezerano Azije gusohoka muri gereza rero naraje nsanga iwanje byarayogayoze umwana nawe ari mu kandi gahinda gakabije nsanga nyine ibintu biteye ubwoba ni ibintu ntari mfite hano nabihera vuga neza ari kurira ndaza kujya kubwira urire araza kugira yo kurira no kuvuga yo mutinga kubushitani niyansabye kweli yo mutinga ubwo rero mutinga please muyovu ndamumanura je uyu congresswoman ndamukuze niba namukurahe ngo muhobere